uyu munsi ndashaka ko dutangira tubaza ibibazo bikomeye bituma buri wese atekereza cyane ku isi turimo ndetse n'iyobokamana ririho muri iki gihe cya none hirya no hino ku isi. Buri wese abitekerezeho, buri wese yumve neza ikibazo tugiye kumubaza. Ese iri yobokamana riratwerekeza he? Rirajyana abantu mu ijuru cyangwa rirajyana abantu ikuzimu? Ese wari uzi ko ku isi hari ubumwe bw'amadini atandukanye bukora ku rwego rw'igihugu n'urw'akarere ndetse no ku rwego rw'isi yose? Urugero naguha, icyo bita Interreligious Council of Uganda, ubumwe bw'amadini muri Uganda, n'icyo bita Interreligious Council of Kenya, ni ukuvuga ngo ubwo ni ubumwe bw'amadini akorera muri Kenya, n'icyo bita Rwanda Interfaith Council, ubumwe bw'amadini n'amatorero mu Rwanda. Akazi cyitwa South Sudan Council of Churches, icyo nicyo bita ubumwe bw'amadini muri Sudani y'Amajyepfo. Hakaza n'ikindi cyitwa Conseil National des Églises du Burundi, ubwo ni ubumwe bw'amadini n'amatorero i Burundi. Aho nashaka kubereka muri South Africa hari ikindi bita National Council of Churches mu bihugu bitandukanye, kandi hejuru y'ibi byose hari n'imiyoboro mpuzamahanga ihuza abayobozi b'amadini ku isi, harimo n'imiryango nk'uyu muryango witwa Religions for Peace. Iki bita Religions for Peace ni ku rwego rw'isi yose, ari nacyo uyu munsi shaka kugarukaho, buri wese antega amatwi. None ibi byose bisobanura iki? Ni ukubaka amahoro gusa? Ni uguteza imbere iterambere gusa? Cyangwa hari ikintu kinini kurusha kiri inyuma y'ibi byose? Iyo dusoma Ibyahishuriwe 17 tubona umugore udasanzwe wicaye ku nyamaswa. Twabonye abami b'isi bakorana nawe, tubona amahanga yose afite ahuriye nawe, tubona amazi menshi uyu mugore yicayeho, tubona igikombe cya zahabu mu kuboko k'uyu mugore cyari cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Ikibazo ni iki ngiki: ese ni iki Imana ashaka kutubwira muri ubu buhanuzi? Ese kuki umugore yicaye ku nyamaswa? Ese kuki abami b'isi bavugwa muri iki gice cya 17? None se kuki amahanga yose agaragara afite ahuriye n'uyu mugore? Ese bifite icyo bitwigisha ku isi turimo uyu munsi? Uyu munsi ntitugiye kuvuga ku bihuha, ntitugiye kuvuga ibitekerezo by'abantu, ahubwo tugiye gufungura Bibiliya, tugiye kureba icyo ijambo ry'Imana rivuga, tugiye gusuzuma igice cya 17 umurongo ku murongo, kandi ndagusaba kugumana natwe kugeza ku iherezo, kuko ushobora gusanga ibintu abantu benshi batajya bavuga ariko Bibiliya yarabivuze kera. Tuguhaye ikaze. Amakuru agezweho, musohoke muri Babuloni, muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV, reba itangaza amakuru rurisha. Ayaloni TV.
nuko mu gicuku haba urusaku rwinshi ngo umukwe araje nimumusanganire. Aya ni amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 25 ku murongo wa 6. Iyi ni insanganyamatsiko muzasanga mu giterane cyateguwe na Ayaloni Family of Jesus Christ Ministries International iyobowe na missionnaire Pasiteri Ikingeneye Jalik. Igiterane kandi igiterane cy'ubutumwa bwiza. Iki ni igihe cyo gukanguka, mugakanguka mu mwuka kuko isi iri mu minsi ya nyuma, igihe kivuga kugaruka kwa Yesu Kristo, aho dusoma amagambo avuga ngo Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Kanguka umukwe araje. Iki giterane kizaba tariki ya 9 ndetse kugera ku itariki ya 13 ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2026. Iki giterane ni mpuzamahanga, kizabamo abakozi b'Imana baturutse hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Canada, Australia ndetse n'abazaturuka muri Aziya, abazaturuka mu Uganda, u Rwanda, Burundi, Kenya ndetse na Zambia ndetse n'ibindi bihugu byinshi byo hirya no hino ku isi. Bimwe mu bizaranga iki giterane: ijambo ry'Imana ryimbitse, guhamagarira abantu kwitegura kugaruka kwa Kristo, kuramya no guhimbaza Imana, gusengera abarwayi ndetse n'abaremerewe, ubuhanuzi no gukangurira itorero kwezwa, ubumwe bw'abakristo baturutse mu mahanga atandukanye, ibihe bikomeye by'umwuka wera. Ibi ni bimwe mu bizasengerwa cyangwa se bizagaruka muri iki giterane. Ubutumwa bw'iki giterane: iki ni cyo gihe cyo gukanguka mu mwuka kuko isi igeze mu minsi ya nyuma. Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Kanguka umukoraje. Ntuzacikwe n'iki giterane gikomeye kizahindura ubuzima bwa benshi. Ukeneye gutera inkunga iki giterane, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone yo mu Rwanda, aho uzabanza akamenyetso ko guteranya 150 0788 26 62 38, cyangwa se mu Uganda aho uzandika akamenyetso ko guteranya 25 37 34 38 68 Tera inkunga iki giterane unyura kuri iyi nimero, aho uzabona nimero yo mu Rwanda ibaruye kuri Ikingeneye Jarike, naho nimero yo mu Uganda ibaruye kuri Asimwe John Luke. Murakaza neza mwese, abashumba n'abaririmbyi, abavuga butumwa, urubyiruko, imiryango n'abifuza guhura n'imbaraga z'Imana, mwese muratumiwe. Ndabibutsa ko Kampala izuzura umuriro w'ububyutse kandi isi yose izamenya ko hari icyo Imana ikoze. Iki giterane kizabera i Kampala muri Uganda, ahitwa Kirinya na Mataba, kuri Asante Stage y'abamotari. Ndabasuhuje inshuti z'umusaraba mwese, ndabasuhuje mwese abafata umwanya mugakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Ayaloni TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Tunejejwe n'Imana kuko yongeye kutwemera kugaruka kugira ngo twongere tubane, turushaho gukomeza kungurana kandi dukomeze kubafasha mu rugendo rujya mu ijuru ku bantu bashaka kumenya ukuri kandi bashaka gukiza ubugingo bwabo. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe nitwa Jalik Ikingeneye, ndi pasiteri, nkaba nkora umurimo w'ubumisiyoneri, no kuvuga ngo tuvuga ubutumwa mu buryo bwa misiyoloji, tugenda hirya no hino kuvuga ubutumwa ndetse tukinjira mu ngo z'abantu dowa to dowa. Nyoboye umuryango witwa Ayaloni Family of Jesus Christ Ministries International. Ushaka kwifatanya natwe, ureba kuri screen yawe aho uri gukurikirana ikiganiro, ukareba hasi akajambo kitwa mowa, ugakirikamo umanuka muri description ya Ayaloni TV, umanuke munsi ya topic y'ikiganiro, urahasanga link ya WhatsApp, ukirikemo, hanyuma turakwakira niba wifuza kugendana natwe muri uru rugendo.
Bene data, nagira ngo mbibutse ko tumaze igihe turimo turaganira ku gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, cyane igice cya 17 tuzakivaho tujya ku gice cya 18, turi kwiga ku cyitwa Babuloni ikomeye. Kubera iki twafashe umwanya wo kwiga icyitwa Babuloni? Nuko tubona yuko umusaruro w'abantu benshi bagiye kurimbuka ari umusaruro ubarizwa mu cyitwa amadini ngo n'amatorero. Ku ruhande rwacu twebwe nk'abizera barizwa muri Iron Family of Jesus Christ Ministries International, ntabwo twemeranya n'abavuga ko hariho amadini n'amatorero. Tuzi ko hariho itorero rimwe rya Kristo riri hano muri iyi si, kuko Yesu yapfiriye itorero, asigira isezerano itorero ryo kuzagaruka kuritwara, arisigira misiyo ngo rijyane ubutumwa, kandi azagaruka gutwara itorero. Ntabwo yasize amatorero. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nubwo yaba ari menshi ariko nitwemera ko ari amatorero, twemera ko cyokoza ari amadini yihishe mu mutaka w'izina ryitwa Yesu, ndetse bagakoresha igitabo cyitwa Bibiliya, ariko imico yabo, imyitwarire yabo, inyigisho zabo nta hantu bihuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero abantu benshi barimo bagiye kuzabura ubugingo kubera ko uwo mwuka warabafashe, nta nubwo bashaka kumva ukuri. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ni igitabo gihishura ibintu bikomeye, kandi ibintu twicayemo muri iyi si, muri iki gihe cya none, muri iyi minsi ya nyuma iheruka iyindi. Niyo mpamvu nababwiye ko Yohana ajyanwa ku kirwa cy'i Patimo muri Aziya Ntoya, ubuhanuzi yahawe bw'igitabo cy'ibyahishuwe bwari bugizwe n'iyerekwa ry'ibihe bitatu. Bwari bugizwe n'iyerekwa ry'ibihe bitatu, kuvuga ngo yabonye iyerekwa ry'ibyari byaratambutse mbere ye, abona iyerekwa ry'ibyo mu gihe cye, abona n'iyerekwa ry'ibizabaho nyuma ye. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bwa Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe harimo ubuhanuzi bw'igihe cyashize, ubw'igihe turimo, n'ubw'igihe kizaza. Niyo mpamvu isomye mu gice cya mbere umurongo wa 19, Yesu yaramubwiye ngo nuko wandika ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. Ibyo yarabonye hari harimo icyubahiro n'ubwiza bwa Yesu, nkuko tubisoma mu gice cya mbere kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 20. Ndetse hari harimo n'ibintu byagiye bitambuka mu bantu hirya no hino ku isi mbere ya Yohana. Ibyo nibyo byitwa wandika ibyo ubonye. Hanyuma ibiriho n'ibyo yari arimo kubona bitambuka mu bantu hirya no hino ku isi, ubwami bwa Roma, cyane ko Roma ariyo yayoboye isi, haba ku bwoko bwe bwa Isiraheli ndetse no ku yandi moko yose n'amahanga ayobowe na Empire Roman. Hanyuma ibiri bikurikiraho hanyuma ni iyerekwa ry'ibyagomba kubaho nyuma ye. Kuva nyuma y'uko ahawe ubuhanuzi ku isi yose, muri mu baturage b'isi, mu butegetsi bw'isi, ku nyamaswa, ku mazi, ku butaka. Uvuga ngo n'ubuhanuzi bwagaragazaga ibizabaho kuva kuri Yohana kugeza uyu munsi, ugakomeza kugeza ku iherezo ry'isi cyangwa Yesu Kristo agarutse. Muri ibyo Yohana yeretswemo n'ibyo uyu mugore dusoma hano mu byahishuriwe Yohana ibice 17 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6. Reka twongere tuhasome nkuko tumaze iminsi tuhasoma. Ndabibutsa yuko iyi ni episode ya 12 kubirebana na Babuloni ikomeye. Ushaka kongera gukurikira ibyabanje, ushobora kumanuka kuri Iron TV urabisangaho. Haza umwe muri bamarayika 7 bari bafite za nzabyandwi, arambwira ati ngwino nkwereke iteka marayika ikomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi. Niba abami mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga, arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye
nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iby'uyu mugore biratangaje, nabyo nshaka ko twigaho uyu munsi, hanyuma tukaza kureba ni izihe nshingano itorero ryahawe. Ese aya madini tubona yitwa local churches, eglise locale cyangwa se itorero ry'akarere, aya madini tubona agaragara yose akomoka mu Protestant ndetse na Katolike, ko bose bavuga ko bafite imyizerere ya Christianism. Niba kuko bita itorero, baba bari gusohoza inshingano Yesu yabahaye. Uyu munsi ndibuza kugaruka ku cyitwa Interreligious Council for Peace. Interreligious for Peace. Icyo tuza kwigaho uyu munsi. Interreligious for Peace. Icyo turi bwigaho. Mu yandi magambo, iki nicyo bita ubumwe bw'amadini ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rw'isi yose. Iyi ni platform ihuza amadini yose ku rwego rw'isi. Ikiganiro twabahaye ejo twaberetse ubumwe bw'amadini muri East Africa: Rwanda, Uganda, Burundi, Kenya, Tanzania, South Sudan ndetse ngira ngo na Tanzania nabibabwiye. Kongo niyo tutavuzemo. Twagiye tubereka amazina y'ubumwe bw'abita ko ari amatorero. Ni ukuvuga ngo abo bita ko ari amatorero bakoze ubumwe, nyuma yo gukora ubumwe bongera noneho gukorana ubumwe n'abatitwa itorero bitwa amadini. Mu yandi magambo, batemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, batemera ko Yesu yabambwe ku musaraba, batemera ko Yesu yapfuye akazuka, batemera ko Yesu azagaruka gutwara abamwizeye. Mu yandi magambo, bashobora kuba bemera Yesu nk'intumwa, abo ni abayisilamu. Bashobora kuba bemera Yesu nk'ikiremwa nk'uko abandi baremwe, abamarayika baremwe, abo ni abayehova, ko bavuga ko Yesu yaremwe akaba ari imfura mu byaremwe. Ndetse abayehova ntabwo bemera Yesu, ntabwo bamwemera nk'Imana, icyo koza bamwemera nk'umwana ariko waremwe. Abo n'andi madini yose afite ukuntu yemera Yesu, atemera Yesu ko ari umwami wabo yabapfiriye akababambirwa. Hakaba noneho abavuga ko yemera Yesu ko ari umwami akaba umukiza, yapfuye akazuka kandi kazagaruka gutwara abamwizeye. Abo nibo bita ngo ni amatorero. Noneho rero bakoze ikintu cyitwa ubumwe: Kiliziya Gatolika, Abatemwe de Jehova, Abadivantiste, abitwa ngo ni abagorozi, hakaza n'abitwa ngo na Ababuranamu, hakaza aya madini ya kirokore yemera iby'umwuka wera, ADPR, CPB y'i Burundi, ubwo ni amadini ngo ya Pentecote, sibyo? Amadini yose y'abarokore mu yandi magambo aba mu bintu by'umwuka n'ubuhanuzi. Hakaza Anglikani, hakaza Ababatista, hakaza Abameto, hakaza Abaluteriyeni, hakaza icyo bita Orthodox Churches. Abo ni abakomotse mu Bakatolike, usanga imyizerere yenda gusa. Mu yandi magambo, abemera Yesu cyangwa bafite imyizerere ya Christianism bose bakoze icyo bita ubumwe. Ni ukuvuga ngo ubupadiri ashobora kwigisha muri ADPR nk'uko pasiteri nawe yajya kwigisha kwa padiri, ariko Katolike ngira ngo ntiyapfa kubyemera ko bafite amahame yabo, ahubwo aya madini yandi ya Gikristo ya kirokore niyo yakiriye Katolike, kubera ko n'ingaruka mbasobanurira nyina w'abamaraya niho nzagaruka kuri Kiliziya Gatolika. Nzabereka Kiliziya Gatolika
uburyo yatangiye, nzabereka kiliziya gatolika uruhare yagize mu kwica abakristo, nzabereka kiliziya gatolika uburyo yahindutse politiki ikajya iyoborwa n'ubwami, ubwami bukayobora isi yose. Mbega katolika yayoboye mu buryo bwa politiki, inayobora mu buryo bwa teokarasi, mu buryo bw'iyobokamana no mu buryo bw'ubutegetsi cyangwa demokarasi, sibyo? Nzabibereka, niho nzagaruka ndi kubereka kiliziya gatolika nka nyina w'abamaraya, mbereka abamaraya bose ari bayo madini yose ndimo nababwira. So icyo kintu rero cyamaze kunga ubumwe, bishyize hamwe, noneho bongera kunga ubumwe rero n'amadini atemera Yesu, bafitanye imikoranire ikomeye ariyo nshaka kugarukaho uyu munsi. Ariko mbere y'uko nyigarukaho, ndashaka kongera kubaza mwebwe abankurikiye, wowe nkurikiye uyu munsi, ese itorero ryahawe inshingano ki? Ese guhuza amadini yose nibyo Kristo yategetse itorero mu isi? Guhuza amadini yose niyo nshingano Yesu yasigiye itorero? Ni mpamvu ushaka ko tubirebera mu ijambo ry'Imana uyu munsi. Inshingano Kristo yahaye itorero ni iyihe? Yesu ntabwo yigeze avuga ati nimugende muhuze amadini yose, ahubwo yaravuze ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Matayo 28:19, mugende muhindure amahanga yose abigishwa. Ni ukuvuga ngo inshingano y'itorero ni ukwamamaza ubutumwa bwiza. Inshingano y'itorero ni uguhindura abantu abigishwa ba Kristo. Inshingano y'itorero ni uguhamagarira abantu kwihana. Inshingano y'itorero ni ukwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo niyo nshingano itorero ryasigiwe hano muri iyi si, ku bavuga ko bizeye Yesu Kristo, kuko nibo bitirirwa ko ari itorero rya Yesu. Ikibazo gikomeye, mbese aya madini afite imyemerere itandukanye, aya tubona atemera Yesu umwami n'umukiza, wowe iyo ubona amadini afite imyemerere itandukanye cyane ahuriye hamwe, wibaza iki? Ukwiriye kwibaza iki kibazo kibaza ngo ese icyo bahuriyeho ni Kristo n'ukuri kwe, cyangwa ni intego rusange z'isi? Urugero wenda naguha, umukristo yemera Yesu Kristo nk'inzira yonyine y'agakiza, kuko tubisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 12:6, niyo nzira, ukuri n'ubugingo. Umusilamu ntabwo abyemera gutyo, umuhindu nawe ntabwo abyemera muri ubwo buryo, umubuda nawe ntabwo abyemerera Yesu ko yamubera umwami n'umukiza, ntabwo amwemerera ko yamubera inzira, ukuri n'ubugingo. Mu yandi magambo, umukristo ibyo yemera, umusilamu ntabyemera, umuhindu ntabyemera, umubudiste ntabyemera. Mu byo ndibuze kugarukaho uyu munsi, ndaza kubereka uburyo amadini yose akoreranira hamwe ku rwego rw'isi muri iki ngiki cyitwa Religions for Peace. Mbereka icyo bita network, uburyo harimo network ikomeye mu guhuza amadini yose ku rwego rw'isi. Wowe ukabona wicaye muri ako kadini kawe umaho hasi, ngo pastor aguhagaze imbere, bishop wawe akibishop, ngo padiri, ngo musenyeri, ariko ntuzi network iri hagati y'idini urimo cyangwa se icyo wita itorero wicayemo n'andi madini yose, nk'iki cyitwa Islam, nk'iki cyitwa
Buddhism, nk'iki cyitwa Hinduism, ntabwo ubizi, nk'iki cyitwa Judaism. Ndashaka kukwereka uyu munsi network irimo hagati yabo, uburyo uhabwa inyigisho ziturutse aho ngaho muri abo ngabo batemera Yesu nk'inzira, nk'ukuri n'ubugingo kuri bo. Ni ukuvuga ngo iyo bahuriye hamwe ntabwo baba bahuriye ku butumwa bwa Kristo, ahubwo ngo baba bahuriye ku cyitwa amahoro. Ejo bundi nabamajije ngo amahoro bahuzwa nayo ni amahoro yahe? Bibiliya ivuga ko Yesu ari we mahoro yacu, bo amahoro abahuza ni ayahe mahoro? Umukristo, pasiteri cyangwa bishop cyangwa umusenyeri, iyo bahuye n'umuyobozi w'umubudisite ngo barimo gushaka ikintu cyitwa amahoro, ayo mahoro baba barimo gushaka abahuza kugira ngo bayagarure ni ayahe? Iyo apotere ahuye n'umuyobozi w'umuyahudi utemera Yesu ko uyu waje ari we Mesiya wabo, amahoro baba bagiye guhuza ni ayahe? Ndagira ngo buri wese abyibazeho. Ni ukuvuga ngo rero iyo bahuriye hamwe ntabwo baba bahuriye ku butumwa bwa Yesu Kristo, ahubwo baba bahuriye kuri kimwe cyitwa ngo amahoro, kabiri iterambere ry'isi n'iterambere ry'ibihugu, gatatu ubuzima bw'abaturage, kane imibereho myiza. Ibyo nibyo bibahuza, ndetse si cyo gusa n'ibirebana n'amatora mu bihugu. Mu by'ukuri ibi ngibi ubwabyo si bibi, ariko si byo Yesu yatumye itorero. Ntabwo ari Yesu yatumye itorero gukora. Mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana ibice 17 umugore agaragara afite influence ku mahanga yose. Ndagira ngo ukibazeho. Tugeze ku kintu cyitwa umugore wa Babuloni, n'iri hame cyangwa se iri hame mbabwiye ry'aya madini yishyize hamwe. Ni ukuvuga ngo muri iki gice 17 tubona uyu mugore aho afite ububasha, afite imbaraga ku mahanga yose yo ku isi. Iki ni ikintu gitangaje. Ni gute uyu mugore ashobora kugira ubushobozi, akagira ububasha, akagira influence ku mahanga yose yo ku isi, kandi yitirirwa itorero kandi atari itorero? Nkuko twabibonye tubona Bibiliya aho igaragaza ko umugeni wa Yesu ari ryo torero ry'ukuri, rivuga ukuri, ryahamagawe, ritanduzwa n'iby'isi. Hanyuma maraya bikaba bisobanuye sisitemu y'iyobokamana yataye gukiranuka n'ubudahemuka ku Mana. Ni ukuvuga ngo rero ikibazo si amahoro cyangwa ubufatanye, ahubwo ikibazo jyewe mbaza cyangwa unanibaza nawe ukwiye kwibaza, ikibazo ni iki? Ese ukuri kw'Imana kuracyari ku minwa y'aba bantu? Ese ukuri kw'Imana mu kwamamaza Yesu Kristo umwami n'umukiza iyo bahuye kuracyari ku mwanya wa mbere? Ni ukuvuga ngo iyo ukuri gushyizwe ku ruhande kugira ngo abantu bose bumvikane, niho ikibazo cy'umwuka kiba gitangiriye. Ni ukuvuga ngo baremera gushyira ukuri ku ruhande mu kwamamaza Yesu umwami n'umukiza, ngo bakagira ikintu cyitwa kubana mu mahoro, bakagirana ikintu cyitwa ubumwe, ngo bakagirana ikintu cyitwa gukora amakimbirane hagati yabo, ngo kugira ngo nyine babane, be kongera gucirana imanza, mbega babane mu mahoro. Abakristo, ababudisiti, abahindu, abajuife, abakatolike,
mu yandi magambo ngo ni ukugira ngo babungabunge amahoro kandi nabo babane mu bumwe badatandukanye. Noneho abamenye Yesu bakemera guhisha no kurumagihwa ukuri, ngo ni ukugira ngo bagirane iki? Kugira ngo bumvikane. Muzi amagambo Yesu yavuze agaragaza itorero rya Yesu ko rikwiye kubaho mu isi. Ubu bumwe bw'amadini yishyira hamwe, amadini n'abitirwa izina rya Yesu bakishyira hamwe, abamenye Yesu bakanga kuvuga ukuri ngo bagaragarize ko abasilamu bari mu buyobe, abahindu bari mu buyobe, abajudayizme bari mu buyobe, ababudisite bari mu buyobe, abatemwe de Jehova bayobye, abakatolike bayobye, abayehova bayobye. Mbega ku buryo bo ngo barimo guhuzwa n'amahoro n'ubwumvikane. Ni ikigaragara yuko bose bamaze kwangirika, nta mwuka w'Imana ugihari ubayoboye. Bamaze kwicira ihame Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwe uko bwanditswe na Matayo igice cya 10 umurongo wa 34 kugeza 36. Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwe. Utekereza ko iyi nkota Yesu arimo aravuga ari inkota bwoko ki? Inkota isobanura iki mu buhanuzi? Inkota isobanura intambara. Inkota isobanura gukuraho amahoro. Kuko hari intambara nta mahoro haba. Ntabwo igisobanuro hano Yesu ashaka kumvikanisha yuko azanye intambara mu bantu. Ashaka kumvikanisha yuko kumwizera, kubamwizeye bizabatera gutandukana n'abatamwizera. Abamwe bafite inzira yindi ibemeza yuko bazagira ku Mana. Nyamara Bibiliya ivuga ubwayo ko Yesu yagaragaje ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ushobora kugera kwa se atari we umujyanye. Kubera iyo mpamvu umukristo utemera imyizere ya Gatolika n'abana n'uwizeraga imyizere Gatolika ntibazumvikana, kuko arabwira abari mu Gatolika ko bayobye. Kugira ngo ujye mu ijuru izere Yesu wenyine, wivanga Bikira Mariya, wivanga abatagatifu, wivanga ibintu byinshi cyane, ibishushanyo, amashapure n'ibindi. Izere Yesu. Noneho kubera iyo mpamvu batabihurijeho bazaba banzi. Umukristo ntazahuza n'umusilamu, nashaka bari umwana mu rugo nakizwa akava muri Islamu, ahubwo se azemera mwica cyangwa mwirukana muca mu muryango. Urumva ko Yesu icyo ashaka kumvikanisha hano nuko avuga ngo kunyizera gusa bizatandukanya abanyizera n'abizera ibindi bintu kuko badahuje. Icyo nicyo bita kuzana umuriro mu isi. Icyo nicyo bita kuzana inkota mu isi. Icyo nicyo Yesu avuze ngo abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe. None uyu munsi abahagarariye iyobokamana rya Christianisme bamaze kwiyunga n'abahagarariye irindi iyobokamana ritari Christianisme bwo kugira ngo bahuze ubumwe, kugira ngo babane mu bwumvikane. Mu yandi magambo, misiyo, inshingano itorero ryahawe ryo guhindura amahanga, abo bitirirwa izina rya Yesu, icyo bita eglise locale, local churches, abo babarizwa ahantu runaka, aba bitwa ko bafite izina rya Yesu cyangwa baryizera, bataye inshingano yo guhindura amahanga. Kuko itorero rya Yesu abizera mu rurimi rw'Ikigiriki bitwa ecclesia. Ecclesia ugiye gusobanura ijambo bisobanura abantu bavuwe bakurwa mu moko yose, mu ndimi zose, mu miryango yose, mu mahanga yose. Ndetse twakongeraho n'ikindi,
bakurwa no mu madini atemera Yesu Kristo umwami n'umukiza, ndetse n'andi amwemera ariko adashyira mu bikorwa iby'umwami abategeka. Bashobora kumwemera ko ari umukiza ariko ntibamwemere ko ari umwami, kuko umwami agira amategeko. Rero bashaka kwemera ko yabakije, ko ntibashaka kwemera ko abayobora nk'umwami ngo abayoboze amategeko ye. So ni abantu bakuwe mu moko yose, mu ndimi zose, mu miryango yose, mu mahanga yose, bakurwa no mu madini, bubaka ikintu kimwe, bahinduka ubwoko bumwe, abizera bizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, bafite icyerekezo kimwe, bose no kujya mu ijuru. Abo rero bahabwa inshingano yo kwamamaza iki? Yo kwamamaza ubwo butumwa bw'urupfu rwa Yesu, kuzuka kwe, umusaraba we, ndetse no kugaruka kwe n'ibimenyetso bizagaragaza ko aje. Ndetse batumwa kujya guhindura n'abari mu madini. Tubona Pawulo muri Aziya azenguruka amasinagogi menshi ya Kiyahudi, yirirwa ajya impaka abemeza iby'ubwami bw'Imana, abemeza ko Yesu Kristo ari we Mesiya kandi ari we mucunguzi n'umukiza w'abari mu isi yose. Tubona bamwe babyizera, abandi bamwirukana, bamutera amabuye. Tubona uwitwa Apollo azenguruka muri Aziya mu madini hirya no hino ya Kiyahudi, agenda abigisha bemeza ko Yesu ari we mukiza w'abari mu isi, abemeza ko Yesu ari we wapfuye akazuka. Tubona abizera n'abatizera, abo bose bavuga ko bafite imyizerere. None itorero ry'uyu munsi, abo ngabo eglise locale local church, ni ihe nshingano bafite uyu munsi? Ese bari guhindura abo banyamadini batemera Yesu umwami n'umukiza, cyangwa ni ubumwe bw'ubwumvikane noneho kandi bagahuriza hamwe ibyo bagomba kujya kwigisha abayoboke babo? Ndagira ngo unkurikiye uba mu idini wumve ibyo wiga, wumve umwanda birirwa bakugaburira, ubyumve neza. Uyu mugore mu byesho 17 agaragara afite ikintu cyitwa ububasha, ubushobozi, influence ku mahanga yose. Iki ni ikintu gitangaje. Ikintu gitangaje nuko atari umugeni wa Kristo. Ko umugeni wa Kristo yitwa itorero ry'ukuri kandi rivuga ukuri, ndetse itorero ridashobora na rimwe kuzigera ryihuza n'andi mahanga. Nuvuga ngo aya mahoro y'ubumwe bwabo bashyiraho, ntabwo ayo mahoro ari Kristo, kuko ababudiste ntabwo bemera Kristo umwami n'umukiza, abahindu ntibamwemera nk'umwami n'umukiza, abajuife ntabwo bamwemera nk'umwami n'umukiza, abakatolike bamwemera mu buryo bufifitse, kuko bemera ko kugira ngo bamugereho bagomba guca ku batagatifu, ku bantu bapfuye, bagomba guca kuri Bikira Mariya nk'ikigirwamana kazi cy'ikuzimu, kuko ntabwo ari Mariya, kandi nubwo yaba ari Mariya, ntabwo Mariya afite ubushobozi bwo kubageza kuri Yesu, ko Yesu yavuze ko kumwizera bihagije. Abadive bemera ko kugira ngo bagere kuri Yesu neza bagomba guca ku bitabo Ellen G. White yanditse, batifashe ibyo bitabo ntabwo bakwizera Bibiliya gusa kivuga ngo bumve ko ari ukuri. Mu yandi magambo, ubumwe bwabo nta hantu buhuriye n'ubumwe bw'itorero. Ko Pawulo yandikiye Abefeso mu bice 4 umurongo wa 2 no 3 no 4 kugeza ku murongo wa 9, agaragaza ibintu 7 bigize ubumwe bw'itorero ku rwego rw'isi yose. Yavuze ko itorero ari umubiri umwe, rikaba rifite umwuka umwe, rikagira icyiringiro kimwe, rikagira kwizera kumwe, rikagira umubatizo umwe, rikagira Imana imwe, rikagira n'umwami umwe ari we Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo itorero rya Yesu ryakuwe aho hose, ntabwo rizigera ryivanga n'ibyo ngibyo ngo rigirane ibindi bintu bafatanya, kuko inshingano y'itorero ni uguhindura amahanga. Iyo abantu bamaze guhinduka, amahoro araza. Iyo abantu bamaze guhinduka, nta ntambara zibaho. Iyo abantu bamaze guhinduka, nta wiba uwundi. Iyo abantu bamaze guhinduka, nta uhonyora uburenganzira bwa mugenzi we. Iyo abantu bamaze guhinduka, nta ushobora kurya ngo mugenzi we aburare, nta ushobora gukira ngo mugenzi we akene. Ni mpamvu itorero ryataye inshingano. Abangaba tubona bitwa itorero bataye inshingano yo guhindura amahanga ngo isi yose ibone amahoro, noneho bajya kwifatanya n'inzego za politiki, kuko inzego za politiki zahise zibona ko ntacyo babamariye, babahazana kugira ngo bafashe mu kuzana amahoro ariko atari amahoro yitwa Kristo. Barabiyegereza, babazanamo politiki ishingiye ku mahoro y'ikinyoma, ya yandi umuryango w'abibumbye washyiriweho,
ku muryango w'abibumbye washyizweho ngo uje kubungabunga amahoro n'umutekano mu isi. Mu yandi magambo, umuryango w'abibumbye uri kugenda uhinduka ikigirwamana ku isi kugeza n'ubwo abahagarariye iyobokamana rizima rya Kristo bemeye kuyoboka amahoro n'umutekano umuryango w'abibumbye wiyemeje, bata amahoro ya nyayo ari we Yesu Kristo. Murimo murabyumva, vuga ngo umuryango w'abibumbye niwo urimo guhinduka igishushanyo gisengwa, kuko intego zawo n'iz'abayoboke bose bayobotse Kristo bamaze kwinjiramo, bata umuhamagaro, bata inshingano yo kwamamaza Yesu kuko ari we mahoro, ngo amahoro ya nyayo aze. Noneho bakurikira iby'ibihugu byayobotse kuri spirit y'umuryango w'abibumbye mu guharanira amahoro n'umutekano. Umuryango w'abibumbye ntabwo ufite intego yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amahoro bavuga ni amahoro y'ikinyoma, kuba ahantu ngo nta ntambara zihari, ariko si intambara zigeze zihagarara, hari intambara zikomeye mu isi. Itorero rya Yesu ntabwo ryigeze n'irizigera rinivanga n'iyo myanda n'uwo mucafu, nta na rimwe. Dufite ukwizera gukomoka kuri Aburahamu, dufite kwizera dukomora ku ntumwa za Yesu. Intumwa za Yesu zikomoka ku ishyanga rya Isiraheli, ni Abisiraheli, ni Abayahudi. Mwari muzi icyo Balamu yigeze ahanurira Baraki? Balamu yavuze ko itorero rya Yesu ni ubwoko butura ukwabwo, ntibuzigera bubarwa mu mahanga. Ntabwo Imana niza kubara izabasanga mu mahanga, butuye ukwabwo. Umunsi umwe Balamu ajya guhanurira Abisiraheli, abahanuriraho umuvumo, yahishuriwe icyo kintu kandi agakiza tugakomora mu Bisiraheli. Ni ukuvuga ngo uwo mwuka Imana ashakaga ku ishyanga rya Isiraheli wo kuba baratoranijwe, bagakurwa mu moko, bagakurwa mu mahanga, bagakurwa mu ndimi, bagakurwa mu miryango, igaturanya Aburahamu akuwe muri abo bose, ikamukuramo ubwoko buyubaha, ikabuha amategeko abugenga. Iyo yari ishusho ntoya y'uko itorero rya Yesu ku isi rigomba kuzaba rimeze. Ntabwo rigomba kwivanga n'amahanga, ntabwo rikwiye kubarwa mu banyamahanga, bagomba kuba ari ubwoko butura ukwabwo. Niyo mpamvu Yesu yaryerekanye mu ishusho y'ibintu bigeze muri 4 muri Matayo 5 umurongo wa 13 n'uwa 14. Yaravuze ngo itorero rya Yesu ni umucyo w'isi, nta hantu umucyo ushobora kwifatanya n'umwijima. Kabiri, aravuga ngo itorero rya Yesu ni umudugudu wubatse mu mpinga y'imisozi, ni umudugudu. Gatatu, aravuga ngo itorero rya Yesu ni umunyu w'isi. Kane, aravuga ngo itorero rya Yesu ni itabaza. Rero igihe cyose twataye inshingano ukavuga ngo uri itorero ariko ukivanga ukemera ko umusilamu ajya mu ijuru, mugahura mukaganira ngo kubirebana n'amahoro, mugahura mukaganira kubirebana ngo n'iterambere ry'igihugu, mugahura mukaganira ngo kubirebana n'uburinganire, mugahura mukaganira ku birebana n'amatora mu gihugu, ntumubwirize ubutumwa bwiza, akakubwira ngo ntuzakome ku myizerere yanjye, ku myemerere yanjye, nanjye sinzakoma ku myemerere yawe, uba wamaze guta inshingano yo wahamagariwe. Ntukiri itorero, nawe wahindutse idini. Uwo mwuka ukuyoboye niwe uyoboye Isilamu, niwe uyoboye Buddhism, niwe uyoboye Judaism, niwe uyoboye Hinduism. Uwo mwuka niwo umaze guhuriza hamwe ayo madini yose. Balamu yigeze guhamagarwa kujya guhanura yatura umuvumo ku Bisiraheli, ariko ahageze umva uko yavuze. Yavuze ngo iki? Igitabo cyo kubara ibice 23 umurongo wa 7. Yavuze ibintu bikomeye, agaragaza yuko itorero rya Yesu ntabwo rizigera ribarwa hehe mu mahanga. No, ntabwo rizabarwa mu mahanga. No. Igitabo cyo kubara ibice 23 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10, hano yaragiye kuvuma Abisiraheli.
aca umugani uhanura ati muri Aramu niho Baraki yankuye, umwami w'Imowabu yankuye mu misozi y'uburasirazuba, ati ngwino umvumire ubwoko bwa Yakobo, ngwino urakarire ubwoko bw'Abisiraheli. Navuma nte ab'Imana itavumye, kandi narakarira nte ab'Imana itarakariye? Kuko nitegeye ubwo bwoko ndi hejuru y'ibitare, nkabwitegera ndi mu mpinga z'imisozi. Dore n'ubwoko butura ukwabwo, ntibuzabarwa mu mahanga. Dore n'ubwoko butura ukwabwo, ntibuzabarwa mu mahanga. Iyi niyo spiriti, niwo mwuka, nibwo bushake, nicyo cyifuzo cy'Imana ku itorero mu isi. Dukwiriye kuba tutuye ukwacu, tugahaguruka tugiye guhindura bose. Umurongo wa 10 aravuga ngo ninde ubasha kubara umukungugu w'ubwoko bwa Yakobo, cyangwa ninde ubasha kubara igice cya 4 cy'Abisiraheli? Asoza avuga ngo icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Uyu ni Balamu ahishurirwa ku itorero rituye ukwaryo, ritabarwa mu mahanga, ari itorero rifite ubugingo, itorero rifite vyiringiro, itorero rikomeye, aribona mu bwiza. Aravuga ngo icyama nkipfira nkabo, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Abandi bararyifuza, ariko abaryitirirwa bagiye kuyoboka umwanda aho guhindura bariya, ahubwo nibo babahinduye. Itorero rya Yesu ni umugeni wa Kristo, akaba ari itorero ry'ukuri. Hanyuma uyu mumara ivuga mu byahishuwe ni system yataye gukiranuka kw'Imana n'ubudahemuka ku Mana. Ubwo rero si ikibazo kuba itorero ridashobora kwifatanya n'andi madini, kuko itorero ramutse rishyize mu nshingano ibyo ryatumwe, ayo mahoro yaza kandi akaba ari amahoro nyakuri. Imibereho myiza yabaho, Imana yatanga umugisha. Amatora mu bihugu yajya abaho neza ko abantu bakijijwe nta macakubiri bafite. None abo bataye umurongo wo kwamamaza Yesu bajya kugendera ku murongo wa UN, ibyo wowe wiyemeje, politike y'isi baba ari byo bagenderamo. Ubwo rero ikibazo si amahoro cyangwa ubufatanye, ahubwo ikibazo ni ese ukuri kw'Imana kuracyari ku mwanya wa mbere? Ni ukuvuga ngo iyo ukuri gushyizwe ku ruhande kugira ngo abantu bose bumvikane, niho ikibazo cy'umwuka kiba gitangiriye. None iyi nyamaswa yari imuhetse mu byahishuwe, yari ihetse uyu mugore, biratwereka ko atagenda wenyine, ntabwo inyamaswa igenda yonyine, ahubwo yicaye ku nyamaswa. Ibyo byerekana ko hari isano hagati y'uyu mugore n'iyi nyamaswa. Uvuga ngo afite icyo bita ubushobozi, influence y'iyobokamana, influence ya politike, influence ku mahanga. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ko abami b'isi basambanye nawe. Uvuga ngo uyu mugore yicaye ku nyamaswa. Kuba yicaye ku nyamaswa bisobanuye iki? Byerekana ko hari isano iri hagati ya influence y'iyobokamana, influence ya politike na influence ku mahanga. Icyo gituma Bibiliya ivuga ko abami b'isi basambana nawe. Ese itorero ryaba riri mu guta inshingano cyangwa ryarataye inshingano? Iyo mvuze itorero ndavuga eglise locale, local church. Aba ngaba biyita ngo ni amatorero. Iki ni ikibazo buri mukristo akwiriye kwibaza. Ni ukuvuga ngo iyo itorero rimara igihe kinini mu manama ya politike, rikamara igihe kinini mu mishinga y'isi, rikamara igihe kinini mu bikorwa by'imibereho y'abaturage, ariko rikavuga gake ukuri, rikavuga gake umusaraba wa Kristo, rikavuga gake kwihana, rikavuga gake agakiza,
cyangwa ntirinakavuge, ndetse ntirigaruke kuri Kristo ngo rivuge kuri Kristo, ngo ribwire abantu kugaruka kuri Kristo Yesu, haba hari ikibazo gikomeye. Kubera ko Yesu atazabaza itorero ati mwubatse imishinga ingahe, ahubwo azaribaza ngo ese mwasohoje ubutumwa nabashinze? Nicyo Yesu azatubaza. Ntabwo Yesu azigera abaza itorero ngo mwubatse imishinga ingana iki, ahubwo azabaza itorero ngo ese mwasohoje ubutumwa nabashinje? Ubutumwa njyewe nabasigiye ngo muvuge mwarabusohoje? Reka mbereke isomo rikomeye buri wese akwiye kwiga. Amahoro ni meza, ubufatanye ni bwiza, gufasha abakene nabyo ni byiza, kubaka ubwiyunge hagati y'abaturage n'ibihugu n'abayobozi ni byiza. Ariko Bibiliya yigisha ko ibyo byose bitagomba gusimbura ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo bikwiriye gusimbura ubutumwa bwiza bw'agakiza, ntibikwiriye gusimbura guhamagarira abantu kwihana no kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ko nubwo twe cyangwa marayika uvuye mu ijuru yaza babwira ubutumwa butari ubwo we yavuze, cyangwa we akabuhindura, avumwe. Ibyo igitabo cy'Ibyahishuwe 17 kidusaba ni ugukoresha ubwenge, tugasuzuma niba ikintu icyo ari cyo cyose gishyira Kristo n'ukuri kwe ku mwanya wa mbere, cyangwa niba gishyira imbere ubumwe n'imbaraga n'ubushobozi bw'isi kurusha ukuri, dukwiriye kugihunga, dukwiriye kukivaho tunirukanka, dukwiriye kujya kure yacyo. Mu gusoza ndashaka kubereka uburyo aya madini koko yahujwe n'iki kintu cyitwa Religions for Peace. Turebe iyi Religions for Peace uburyo ari network ihuza amadini yose ku rwego rw'isi. Twabanje kubereka icyo bita imitaka muri East Africa, siyo gusa, mu bigo byose bya Afurika iyi mitaka irahari. Nitureba uko ibintu byubatse uyu munsi, turabona ko hari inzego z'ubumwe bw'amadini ku rwego rw'isi mu nzego zitandukanye. Ku rwego rw'igihugu, buri gihugu kigira urwego ruhuza amadini cyangwa amatorero. Urugero, twabonye iki ngiki cyitwa Rwanda Interfaith Council, iki twakibonye. Ndetse twabonye Uganda Interreligions Council of Uganda, twongera kubona muri Kenya Interreligions Council of Kenya, twongeye kubona muri Sudani y'Amajyepfo South Sudan Council of Churches. Ni ukuvuga ngo intego z'izi council akenshi ngo ni ikintu cyitwa amahoro, ubwiyunge, amatora mu bihugu, iterambere, ubuzima bwiza mu baturage ndetse n'uburezi mu miryango, ariho bigisha ibirebana no kuboneza urubyaro. Ku rwego rw'akarere cyangwa se rwa East Africa, akarere kacu k'ibiyaga bigari, izi councils zo mu bihugu zitangira gukorana ku rwego rw'akarere. Mwabyumvise? Urugero, muri East Africa y'Uburasirazuba, muri Afrika y'Uburasirazuba, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan bakora inama
bahuriyeho ku bibazo bireba akarere. Gatatu, ku rwego rw'umugabane hari imiryango ihuza abayobozi b'amadini bo ku mugabane wose. Muri Afurika usanga inama z'abayobozi b'amadini, imiryango y'ubumwe bw'amatorero, ihuriro ry'abayobozi b'iyobokamana. Ibi bituma ijwi ry'amadini rigera ku rwego rwa Afurika yose. Kane, tubona ku rwego rw'isi yose. Aha niho haza imiryango mpuzamahanga. Urugero ruzwi cyane ni iki ngiki cyitwa Religions for Peace. Iyi ngiyi Religions for Peace ihuza abafite imyemerere ya Christianism, abakristo, igahuza abayisilamu, igahuza abahindu, igahuza ababuda, igahuza abayahudi, ndetse igahuza n'andi madini n'andi matsinda afite imyemerere itandukanye. Ni ukuvuga ngo baba baturutse mu bihugu byinshi byo ku isi. Nshaka kubereka rero ko sisitemu yabo ikora. Uko sisitemu yabo ikora mu buryo bworoshye, ibimeze nk'uruhererekane. Uti gute rero biba bimeze nk'uruhererekane mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo hari abaturage, hakaba amatorero cyangwa se insengero, hakaba kansozi zo mu gihugu, hakaba networks zo mu karere, hakaba imiryango mpuzamahanga, bikagera ku rwego rw'isi yose. Ibi bituma ubutumwa cyangwa gahunda runaka bushobora kugera ku bantu benshi cyane binyuze mu miyoboro y'ayo madini yose mbabwiye. Niyo sano bafitanye n'inzego z'isi. Izi networks zikorana n'inzego mpuzamahanga, icya mbere mu kubaka ayo mahoro y'ikinyoma, icya kabiri mu kurwanya ubukene, icya gatatu mu gushaka guteza ubuzima bwiza mu bihugu no ku isi yose, icya kane bifatanya mu birebana n'uburezi, ubwo ni mu kuboneza urubyaro n'ibindi byose, uko kurwanya ubuzima bubi mu bana. Ikindi bafatanya mu birebana n'ubutabazi mu bihugu mu ntambara. Ibaze nawe. Niyo mpamvu abayobozi b'amadini bakunze kugaragara mu nama mpuzamahanga zirebana n'iterambere n'amahoro mu bihugu no ku isi yose. Reka mbibereke rero hano mu buryo noneho w'umucyo w'ibyahishuwe 17. Nk'uko tubona mu byahishuwe 17 iki gice cyose, tubona ibintu bitatu bikuru bikomeye. Umugore bisobanuye cyangwa se imbaraga z'iyobokamana ku rwego rw'isi. Tukabona inyamaswa, imbaraga z'ubutegetsi. Tukabona amazi menshi ariyo mahanga, amoko y'abantu ndetse n'indimi. Iyo ubirebye mu ishusho gusa ubona ko ubuhanuzi bwerekana ikintu cyitwa influence y'iyobokamana, influence ya politike, influence ku mahanga yose. Mu yandi magambo ubona ko ibi bintu uko ari bitatu birimo gukorana: influence y'iyobokamana, influence ya politike, influence ku mahanga yose. Ni ukuvanga ibi bintu uko ari bitatu birakorana nk'uko duturutse ejo ndi kubibereka. Ariko nagira ngo mbibutse ko ari ngombwa kwibuka ko ibyahishuwe 17 ari ubuhanuzi bukoresha ibimenyetso, ntabwo bwita izina umuryango runaka cyangwa kanso runaka.
niyo mpamvu twebwe tuba twagiye kubacukumburira kugira ngo tubereke uburyo ubuhanuzi buvuga mu buryo bw'ibimenyetso Imana ashaka kwerekana ubumwe bw'amadini bumaze kubaka ikintu kimwe cyitwa idini rimwe ku rwego rw'isi. Ngira ngo murabizi neza yuko papa uherutse gupfa yatashye icyicaro kigize ubumwe bw'ayo madini yose ku rwego rw'isi, aho bacyubatse hariya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Abu Dhabi. Mwarakibonye kirimo ingoro eshatu, ingoro ihuza abayisilamu cyangwa ingoro y'abayisilamu, ingoro y'abayahudi n'ingoro y'abakristo. Ni ukuvuga ngo ingoro y'abayisilamu ihuza aya madini yose, Judaism, Hinduism, Buddhism n'andi madini yose ya gipagani afite imyizerere ya gipagani ndetse n'aya madini ya gakondo. Hanyuma ingoro y'abayahudi yo irahuza imyizerere yabo y'abayahudi ivuga ko Yesu atari yaza, bategereje Mesiya wabo uzaza. Uyu Yesu ntabwo bamwemera, niyo mpamvu bamwishe. Hakaba n'ingoro noneho y'abakatolike ihuza abakristo bose, ari cyo gituma papa yahabonetse. Ni ukuvuga ngo barahura bakicara ku meza bakaganira kuri ibi bintu maze kubabwira, ikintu cyitwa kubaka amahoro, ikintu cyitwa kurwanya ubukene mu isi, ikintu cyitwa kuzana ubuzima bwiza mu baturage, ikintu cyitwa uburezi mu kuboneza urubyaro, ikintu cyitwa ubutabazi. Niyo mpamvu bahurira kuri ayo meza. Ntabwo abakristo bahura ngo babwirize ubutumwa ayo madini yose, ndetse nabo ubwabo iyo bahuye ntibareba ngo barebane abayobye, nka Katolika yarayobye, Adventiste yarayobye, Témoin de Jéhovah yarayobye. Ni ukuvuga ngo hafi ya bose barayobye. Nabo ubwabo ntabwo bashobora kubwirana ngo babwirane ko bayobye ngo umwe agarure undi, kuko bose bayobeye hamwe. Mwabyumvise? Ikibazo rero, ikibazo cyose umukristo akwiriye kwibaza ni iki ngiki. Ntabwo ikibazo cya mbere ukwiriye kwibaza ngo ni uwuhe muryango uri muri Babuloni, ahubwo icyo ukwiriye kwibaza ni iki ngiki. Ukwiye kwibaza ngo ese Kristo n'ijambo rye biracyari ku mwanya wa mbere muri urwo ruhurirane rw'amadini, ecumenisme? Kuko igihe icyo ari cyo cyose ukuri kw'ijambo ry'Imana gusimbuwe n'ubumwe gusa, uko kuri kugasimburwa na influence gusa cyangwa inyungu z'isi gusa, nibwo umukristo akwiriye kurushaho kuba maso no gusuzuma ibintu byose mu mucyo wa Bibiliya. Ni ukuvuga ngo aya madini yose, local church, eglise locale cyangwa se itorero ry'akarere, abakristo tubona bagaragara tuvuga ngo babarizwa hanaha, tubona muri Katolike ngo ni abakristo, tukabona abadive ngo ni abakristo, tukabona ADPR ngo ni abakristo, tukabona Anglikani ngo ni abakristo, tukabona Adventiste ngo ni abakristo, tukabona abatemwe de Jehova ngo ni abakristo, tukabona ababuranamu ngo ni abakristo, tukabona abametodiste ngo ni abakristo, tukabona ababatista ngo ni abakristo, tukabona ubudini Zion Temple ngo ni abakristo, tukabona ubudini bw'abantu ku biti byabo bwamaze kugira imbaraga bwose, tukabyita ngo ni itorero. Ukwiriye kwibaza iyi source y'ibyo bahabwa ikomoka he. Buriya nk'uko mberetse iyi network baterana ku rwego rw'isi, leaders, abayobozi bahagarariye abandi bafite aho bahurira ku rwego rw'isi muri kiriya cyicaro bubatse, bakamarana iminsi basenga. None bene datereka mbabaze, umusilamu ahuye n'umukristo, umubudista agahura n'umukristo, umuhinda agahura n'umukristo, umujuifu agahura n'umukristo, bagasenga, baba barimo gusenga iyihe Mana? Ese iyo barimo kuganira kuri ikintu cyitwa amahoro, ayo mahoro baba barimo kuganira ni Yesu? Kuko umusilamu ntiyemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ntabwemera nk'inzira n'ukuri n'ubugingo. Umujuife nawe ntabyemera gutyo, umubudiste ntabyemera gutyo, umuhindu ntabyemera gutyo,
ushobora kumbwira ngo iyo barimo kuganira amahoro, ayo mahoro ni ayahe? Kandi Bibiliya ivuga ngo nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe dukwiriye gukirizwamo keretse izina ryitwa Yesu. Kandi bivuga ko Yesu ari amahoro yacu. Aya mahoro mwebwe mwumvise baba barimo abahuza ni ayahe? Ubu bumwe bubahuza ni ubuhe? Murumva inyigisho baterura kuza kwigisha, ni ukuvuga ngo boherezwa n'ibihugu bakagenda mu buryo bwa politike, bakagarura ibyo bazaniye ibihugu abategetsi, nabo bakababwira kuza kubyigisha mwebwe abayoboke, bakikingiriza icyo bita Bibiliya n'izina ryitwa Yesu, bagagara imbere yanyu bakabigisha, mukagira ngo bakubabwira ubutumwa bwiza. Nababwira ngo abo bose bamaze guta inshingano, bavuye ku rugamba twari turiho rwo kwamaza ubutumwa, bajya kurwanira icyubahiro, bajya kugira influence ku butegetsi, bagira ngo bavange bibonera icyubahiro, barye bahage, baba batunze, baba abakomeye mu isi. Ariko mwebwe abayoboke barabaha umwanda. Ibyahishuwe 18:4, bwoko bwanjye ni muyisohokemo kugira ngo mwe kwifatanya n'ibyaha byabo, mwe guhabwa no kubihano byabo, kuko ibyaha byabo byamaze kurundanywa bigera mu ijuru, kandi Imana imaze kwibuka gukiranirwa kwabo, igiye kubahana. Uko wicaye imbere y'umubishopu, imbere ya pasiteri, imbere ya kibishopu, imbere ya padiri, imbere ya musenyeri, imbere ya papa, ari kuguha umwuka ibisira. Ni ukuvuga ngo igikombe cya zahabu ni uko bikingiriza izina ryitwa Yesu. Ni ukuvuga ngo Yesu zahabu, igikombe cya zahabu yari afite mu ntoki, ni uko bifashisha Bibiliya zahabu. Ariko noneho ngo ibirimo imbere umwanda w'ubusambanyi bwe. Ubusambanyi ni uburyo yahujeho bukamana n'ubutegetsi, niko gusambana. Afata ibyo yakabaye arimo kuhinduza ubutegetsi, noneho ahubwo yiyunga n'ubutegetsi ntiyabuhindura, babikinamo politiki. Hanyuma uwo mwanda nibyo bahuriramo, bakicara ahantu bakiherera, bagapanga ibyo bazanira leta, zikabategeka ibyo bazanira abayoboke babo, barangiza bakabayisengera, bagakorera amanama, bakabaha imisigiti, noneho bakifashisha Bibiliya ukagira ngo bakubaha ubutumwa, ariko baragendera ku murongo bahawe na leta. Ngo umwanda, niyo mpamvu tubabwira ngo abari mu madini mwese ya Gikristo, nimba udasohoka muri ayo madini muzarimbuka. Reka nongere mbibabwire, muri ayo madini nta mugeni wa Yesu uriyo, ahubwo niyo mpamvu Imana irimo kubaburira abariyo ngo nimusohokemo. Aho nta Yesu ntago azakurayo umugeni, ntawe uriyo, kuko ibyo murimo muragaburirwa ni ibibatera gukomeza kujya kure y'Imana, ntago ari ibibatera gukundwa n'Imana. Reka dusenge. Nagira ngo mbahe ukuri uyu munsi, ariko noneho nzagaruka ndi kubereka iki ngiki cyitwa Religions for Peace gikora mu buhe buryo. Nicyo nzakigarukaho mbereke bimwe mu byo bakora byinshi n'uburyo bihusha. Nzahita ngihuza na Katolike, mbere Katolike kuntu ari we nyina w'abamaraya, ngaruke mbereka abamaraya kari ayo madini yose, kuko umwuka wa Katolike niwe uyoboye Anglikani, niwe uyoboye amadini ya kirokore, niwe uyoboye Orthodox, niwe uyoboye amadini yose avuga ko yemera Yesu umwami n'umukiza. Ubu niwe mwuka bose bamaze kwakira, niwe ubayoboye. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Nyakubahwa mubyeyi dukunda, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza duhaye, ndagushimiye ubundi mucyo uhaye itorero n'abera kugira ngo barushe kuba maso. Ndagushimiye, fasha buri wese kugira ngo ubutumwa bumuhindure. Komeza kubana natwe, komeza kubana buri wese. Mbyambaje nize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bye bye, mukomeze kugira ibihe byiza. Amakuru agezweho, musohoke muri Babuloni, muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV, reba itangazamakuru rurisha. Ayaloni.